turatera imbere ku buryo yaba ari uhari wateguye jenoside hano, yaba ari n'uwagiye abashije kubona ifoto ya Ririma muri iyi minsi, ariko cyane cyane mu myaka mike iri imbere uko Ririma izaba imeze, ngira ngo yazicuza kurushaho icyatumye atekereza nabi. Siraturya hari hakiri n'ibisimba nanjye ndibuka yuko harya elephant ni inzovu, hari inzovu nanjye narayibonye. Hari n'igihe ubwo basize mu rugo bagiye guhinga, ngiye kubona mbona inzovu iza ikagusibasiba n'akazi urimo, igahita iguhinga igasiga igutabye. Mbona inzovu ngira ubwoba ndayihisha, ngize amahirwe mbona iragiye. Ariko nyuma baje kuzitunda zigenda mu ndege zijya muri pariki y'Akagera, hari niko numvise narabirebaga. Nuko inzovu ziragenda, ariko hari kiri ishyamba iwacu bashigura ibisitsi, hari ishyamba riteye ubwoba. Nuko ubwo rero nyine tuhaba gutyo, ariko mu minsi mike cyane bahise bazana abarundi, impunzi z'abarundi ngo zari ziturutse iwabo, numvaga bazita niba Afrodepo. Nuko zari ziturutse iwabo, baza bafite umujinya mwinshi cyane, batangira kwirara mu bantu barabica. Abacu bishwe muri jenoside bishwe bababaye, ariko ni imizi yacu dushinzeho, nayo mpamvu mubona dukomeye. Nyakubahwa Meya, munyemerere ntumire uwarokotse jenoside Ririma aze atugezeho ubuhamya bwe muri makeya kugira ngo gahunda ikomeze. Tumuhaye ikaze. Vincent, aho uri? Mu nzego zitandukanye muri hano, bavandimwe muri aha mwese, mbanje kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Mutabazi Vincent, aba naravutse 1972. Navukiye mu cyahoze ari Gikongoro, ubu ni akarere ka Nyamagabe, umurenge wa Kaduha. Ababyeyi banjye papa yitwaga Mutabazi Taresese, mama kitwa Budensi ya Nyiranyoni. Mu mateka rero byatubayeho, numva jenoside yaratangiye kera. Twebwe rero twari dutuye aho ngaho mu Bunyambiriri, abantu bari batuye mu Bunyambiriri, abari batuye mu Bufundu barabizi. Jenoside niho yageragerejwe cyane, abacu bajyaga baduha ubuhamya. Mama yatubwiye ukuntu musaza we igitero cyaraje kiramufata, ubwo hari muri 1963, kiramujyana kijya kumwica. Ubwo ariko itandukaniro ry'icyo gihe n'iryo ubu ngubu, icyo gihe bicaga igitsina gabo gusa, igitsina gore ntago bakicaga. Ubwo rero baragiye baramucukurira, barangije bamushyiramo, baramuhondagura. Nta mponganiro zakoze ubu ngubu zaje kera. Ubwo baramutemagura, barangije bamushyiramo, ariko ntiyashiramo. Ubwo nawe yahuye n'igerageza, kwa kundi abana bakina ngo yishushanyijeho, baravuga ngo yishushanyijeho ngo vive Kigeli. Ibyo yarabizize, baramujyanye bamujyana Gako, baramufunga. Baragenda basaba imbabazi, baratakamba, baramurekura, ariko bari bamumaranye nk'icyumweru. Ayo ni amateka yacu, ntabwo tugomba kuyibagirwa. Ubwo rero byarakomeje, inkotanyi ziteye rero niho twahuye n'akaga cyane. Twaratotejwe. Hari umwarimu, hari abamuzi witwa Kadama, yari diregiteri w'amashuri hari Gashora, baravugaga ngo ni icyitso,
hari umugabo wakoraga muri Bejemo ntabwo nibuka uko izina rye, baravuga ngo niho abatutsi banyuzaho amafaranga ngo ajya mu Nyenzi. Bukeye turabyutse turagiye, naho mu kugenda hari inkambi y'impunzi z'Abarundi twambukaga batureba, turagenda tugeze tutereye umusozi, tugeze hagati dukubitana n'umurundi umwe afite imyambi n'imiheto. Turamubwira duti twari dufite inkoni rero, turamubaza duti Burundi ni hehe ko inka zacu zaducitse ariho zagiye, ati uhaturangire. Ati ntaho nzi nanjye numva ngo ni hakugiyo, avuga mu Kirundi. Ubwo twagiye twumva undi araje ati sha tuone nde muvugana, twumva bari kutuzenguruka, tuba dukuyemo turirutse. Hari umusaza twari turi kumwe baramusigaranye bamwiciye. Turirukanse turagiye twinjiye mu giturage, nabwo twinjiye muri Ngenda. Ubwo umukobwa dusanga umukobwa wari uri guhinga, turamubaza dutanga ni hehe. Atani ni mu Rwanda, ati ahubwo barabica, ati musubire inyuma mu ishyamba, ati dore Burundi naho hakurya, ati nimugera mwarukutse. Twasubiye inyuma twinjira ishyamba, turamanuka turambuka, ariko ntitubyemere neza ko ari Burundi kuko hari amazu yasenyutse, tukavuga duti menya ari mu Rwanda. Twabona bari gusagata tukagira ngo ni bitero biri guhiga abatutsi. Ariko nyiri muri aho ngaho ubwo hari musaza nawe witwa Ndereya Dage, nawe mu guhunga kwe ubwo yaje kugwa aho ngaho, abagwamo baramurasa imyambi, abintwari cyahoze cyo bamurasaga umwambi kuko zari ingobi. Ari njya mvuga n'abahutu nabo bazaje bashima inkotanyi kubera ko iyo zitaba nabo baramaranye, nta numwe ukiriho. Iki gihugu cyacu cyo gituwe n'abanyamahanga hari, nabo baje babashimira rwose, bagize neza. Mu gusoza rero nanone hari icyifuzo nari mfite, ariya ku Cyoma ahaguye abantu benshi, abana, abasaza, abakecuru. Mu cyifuzo cyanjye rero nyakubahwa umuyobozi mukuru, nagira ngo mudufashe mutwemerere kugira ngo tuzahashyire nk'ikimenyetso, tuhandikaho amazina y'abantu bacu bahaguye, nabo tujya kubibukirayo. Ikindi rero bashiki banjye, witwa Caritas yaguye mu Rwibikara, bamwishe nabi, we yari afite bamwisha byara. Hari Wogoreti, hari umwana wacu waguye kwa Gatabazi, umwishywa wanjye nawe yari yarokokeye ku Cyome, bashyinguye hariya mu itongo ryacu. Nagira ngo mbasabe muzatwemerere umwaka utaha tugiye kwibuka ku nshuro ya 32, tuzabavane hariya mu matongo tubajyane mu rwibutso, kuko icyo gihe twabashyinguye inzibutso zitarabaho. Abasoza rero nshimira n'abavandimwe. Ubundi kera tutangira kwibuka twibukaga arabaskape gusa, nta wundi watujyaga impande. Ariko ubu ndashima ko intambwe uko bugenda bucya, n'abakoze ibyo ngibyo batwiciye baraza tukifatanya. Ariko sinzi, hari akabazo twagize ejo bundi tutangira kwibuka, niba ibintu byarahabaye naho sinzi. Hari abantu bafunguwe muri iki gihe, banze kuza kwifatanya natwe. Nkaba mvuga ngo bari abantu imbabazi bahawe barazishakaga, cyangwa baracyakomeje bwa bugome bwabo n'ubundi. Sinzi niba na hano byarabaye, ariko twebwe byarabaye, banga kuza rwose gutangiza icyunamo. Rero mbashimiye, murakoze, Imana ibahe umugisha. Avuga rero ngo inkore komere mubeho kandi neza. Yihanganisha by'umwihariko Vincent bazina wanjye waduhaye ubuhamya
kandi nanamushimira ko yabonye izo mbaraga zo kugira ngo dusangize ayo mateka, nubwo mwumvise ko agenda bivunagura kugira ngo ntabwo ari ibintu biba byoroshye gusubiramo uko byabaye byose. Icy'ingenzi nuko dusangiza ayo mateka tukayumva, n'abakiri batoya bakayumva, ariko yenda kubona imbaraga zo kujya muri detail biba bigoye. Ubwo rero twamushimira ko yagize imbaraga akanemera kudusangiza ubwo buhamya. Nakomere. Ndashimira na Patricie waduhaye ikiganiro, yanagarutse cyane ku mateka y'umwihariko wa hano Iririma. Biba ari ingenzi kugira ngo abatayazi bayamenye, yaba ari twebwe mu bakuru, ariko cyane cyane abatoya, abana tubyara, ababyiruka, bagira amakuru nyayo kugira ngo ibyo bakora uko bitwara bashingire ku kuri bimenyeye ubwabo. Ndabashimira rero mwe mwese mwaje kugira ngo dukore iki gikorwa cy'ingenzi cyo kwibuka, kubera ko kwibuka ni umwanya, ni urubuga bituma dusubiza agaciro abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo twahuriye hano twese duhuje umutima, twashyize ku ruhande ibindi tubamo mu buzima bwa buri munsi, twese dufata umunota n'igihe gihagije byo kubibuka, nukongera kubazirikana, nukongera kubunamira, nukongera kubaha agaciro bambuwe muri icyo gihe cya Jenoside. Ni uburyo bwa muntu duhurijeho bwo kongera kubabwira ko tubakunda kandi ko tubazirikana, nk'uko twanabikoze tubatura indabo. Kuba rero twese twahuje gahunda tukaza kwibuka, turabibashimira. Ikindi nuko kwibuka ni umwanya wo gutegereza ubufasha cyangwa se kurwanwaho na wa wundi ufite ukuboko cyangwa se uruhare muri ya mateka yacu mabi. Byaba ari ukwibeshya cyane. Ni ukubana n'abifuza ko tubana nabo muri ibi bihe byacu, ariko batabyifuza ntabwo, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bitubwiye, tubasaba imbabazi zo kubaho. Kubaho kwa muntu gutangwa n'Imana yamuremye, kukanatangwa n'uruhare nawe abigizemo mu mibereho ye. Aha rero Ririma turi n'abandi twese n'abadukurikiye, urwo ruhare ni urwacu. Ntabwo dukwiye kugira uwo dupfukamira kugira ngo atwemerere kubaho, kuko nabyo ubwabyo byaba atari ukubaho. Kubeshwaho n'uko uwo muntu yabikwemereye ubwabyo ntabwo waba uriho. Uruhare rwacu rero kugira ngo tubeho uko Imana yabiduhaye kandi uko tubiharaniye, ariko tutagize uwo dusenga kugira ngo twemerere kubaho. Ndagira ngo mbashimire rero Ririma n'inshuti zacu ko mwateguye kandi muhora mutegura iki gikorwa. Shimire kandi nkomeze n'abavuka hano cyangwa se abaharokokeye tutabashije kubana mu buryo bw'imbona nkubone, ariko turi kumwe mu buryo bwo ku mutima ndetse n'iyakure mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bakurikiye kuva kare, babanye natwe muri iki gikorwa cyo kunamira abacu no kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi hano Iririma. Ngo tubabwire ko twifatanyije namwe kandi tubakomeje cyane, kuko tuzi ko kwibuka muri kure rimwe na rimwe bishobora no gusanga mwigunze, ko twebwe twahuye hano turi benshi kandi duhuje umutima bikabakomerera. Rimwe na rimwe bishobora no gusanga aho muri ibyo bihugu naho hatabafasha kwibuka nk'uko bikwiye cyangwa hatanabashyigikiye, ariko twagira ngo tubabwire ko turi kumwe kandi twifatanyije, tubafashe mu mugongo
nimukomere turi kumwe kandi nkuko nari mbigarutseho subiramo ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye, ntabwo mukwiye gusaba kubaho kwanyu kabone niyo mwaba muri ibyo bihugu, kubaho mu guhabwa n'Imana ko byakorwa. Iyo urebye n'ikijyanye n'ikimenyetso mwifuje, uko twicaye turi hano ntabwo byatunanira. Numva rero nta kigoye kirimo, twagisha inama inzego bireba hanyuma tukemeranya icyakorwa. Ubushake burahari, ubushobozi rero ntabwo bwatunanira, kuko ikimenyetso nta nubwo kigomba kuba ari ikintu kinini cyane cy'igihangange gihenze cyane, kigombye kuba gusa ari ikimenyetso ko tukifuza, kiri mu buryo buhesha agaciro abacu, kiri mu buryo bukusanya ya mateka uko tuyashaka, hanyuma uko twahateraniye cyangwa uko buri wese agize akanya n'imbaraga byo kujyayo akongera akayabona kandi akayibutsa. Nkuko rero twagiye gushyira indabo mwabonye hameze, kugira ngo tubyemeranyije n'abari hano, ntabwo byatunanira kuhavugurura no gushyiraho urukuta nk'uko bifuje, no kwandikaho amateka n'amazina twabasha kwibuka. Ibyo ngibyo tuzabifatanye kandi bizashoboka. Ikindi cyasabwe n'ikijyanye no kwimura imibiri, Vincent yasabye ko byakorwa, nabyo kandi ntabwo bigoye nk'uko nabivuze. Uko turi hano ntabwo twananirwa gufasha Vincent n'umuryango we kwimura abantu azi bashyinguwe ahandi, ariko wenda mu buryo bwa huti no mu mbaraga n'ubushobozi byari bihari icyo gihe. Uko rero tugenda twiyubaka, uko umuryango ugize imbaraga z'umutima zo kuba wakwimura iyo mibiri ikajyanwa mu rwibutso kugira ngo isusurukire hamwe n'abandi, ariko inarindirwe umutekano, navuga ngo n'ubuziranenge bw'imva. Namubwira ko tuzabifatanya, ntabwo bigoye. Umurenge wabayobora inzira binyuramo, hanyuma byaba ari mu gihe cyo kwibuka umwaka utaha, byaba ari na mbere yaho, byaba ari no muri iyi minsi 100 turimo twibuka, byakorwa kandi nta kigoye kinini. Tuze gufatanya rero n'abandi bumva bafite ubusabe nk'ubwa Vincent, byakorwa bafite imbaraga, bavuga bati imibiri y'abacu noneho twayimura ikajya mu rwibutso, umuryango ukabyiyumvamo, mwakwegera ubuyobozi tugafatanya, byakorwa kandi ni nayo nzira, ahubwo nibyo dushyigikiye. Abateguye bakanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside muri aka gace ka Ririma ariko no mu Bugesera, ndatekereza ko ishusho dufite uyu munsi batayitekerezagabo. Ntabwo bari bazi uko aka gace kazamera nyuma, nayo mpamvu nongera kubakomeza mwese, ariko nanababwira ko nubwo twahuye n'ayo mateka mabi, abarokotse jenoside muriho, kandi twese dufatanyije nk'abanyarwanda. Aka gace turimo ka Ririma, yewe n'akarere kacu ka Bugesera by'umwihariko, ariko n'igihugu muri rusange, turatera imbere ku buryo yaba ari uhari wateguye jenoside hano, yaba ari n'uwagiye abashije kubona ifoto ya Ririma muri iyi minsi, ariko cyane cyane mu myaka mike iri imbere, uko Ririma izaba imeze, ngira ngo yazicuza kurushaho icyatumye atekereza nabi. Imbaraga rero zo gutekereza icyiza zituma kigerwaho, niyo mpamvu mubona imiyoborere y'iki gihugu idutekereza iterambere bigenda binatugeraho. Iyo urebye umushinga w'ikibuga cy'indege uri muri uyu murenge, ukareba n'imishinga yindi igishamikiyeho, iyaje, irimiza n'izaza mu myaka iri imbere, bikwereka imbaraga zo gutekereza neza
mu miyoborere no kuyobora abantu mu iterambere kurusha mu mwiryane. Aha rero byongere kuduha imbaraga hatera imbere. Ndatekereza ko n'ibyo bikorwa iyo biza aho bisanga abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ntekereza ko aho bari iyo babibonye nabo byibuze banezerwa. Niyo mpamvu rero uko Vincent yabisabye gukomeza gukusanya iyo mibiri y'abacu igahurizwa hamwe bizadufasha cyane, kuko akenshi niyo tutaza hiri tugenda tuyibona kubera iryo terambere, ibikorwa remezo bigenda byiyongera, bikaba byakenera n'ubutaka biza guhuriramo n'abacu babujugunywemo. Kubabona rero tukabimura ni inyungu ebyiri, kuko bajya aheza bakwiye kuba baruhukiye, n'ibyo bikorwa bikajya kuri bwa butaka bwanyoye amaraso yabo, nabo bakanezezwa nuko byibuze hateye imbere aho turi. Rero ngo mbakangurire mwese abifuza kwimura imibiri y'abanyu cyangwa se gushingura iyo twabonye ko twafatanya nk'ubuyobozi n'iyo miryango tukabikora kandi bikagerwaho. Ndabizeza rero mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera nabo dufatanya ko tuzakomeza gusigasira aya mateka yacu, yaba ari ukwigisha abakiri batoya, yaba ari ukubungabunga inzibutso dufite mu karere, yaba ari ugusigasira ibimenyetso n'ibindi. Tuzakomeza gudufatanye kugira ngo ayo mateka tuyasigasire. Tuzakomeza kandi kwita ku mibereho y'abacitse ku icumu bakigowe n'ubuzima, bari mu mibereho mibi bakeneye